Abasuhuje mwese abadukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye mukomeze kugubwa neza cyane Imana ibahe umugisha umuntu wese uri kureba iki kiganiro ni Hirwa TV Rwanda mwese aho muherereye mukomeze kugubwa neza cyane ni muri bya bice tuba turimo byo gusura abantu bagiye bababaye uyu muri kureba ni mama Hirwa aba muri kureba ni Fabrice ndetse na Maritini n'abana babaye mu buzima bwo kumuhanda baza kugirirwa neza n'abantu nyine bafite umutima mwiza babazana kuba hano muri kubona ariko nyine imibereho yabo n'ubundi iri muri bwa buryo bwo umuntu wese bikoze ku mutima agira icyo abafasha mu buryo butandukanye. Nanashima Imana cyane ko biri kugenda bigenda neza cyane. Ubu Maritini yagiye kwiga, Fabra nawe usigaye Imana izakoresha abandi bantu nawe agiye kwiga kandi ndabyizeye vuba. Mama Hirwa rero uyu munsi yaje kubasura n'umwe mu bantu nawe bafite ubuhamya bukomeye cyane byanyuzemo n'ibitangaza Imana yamukoreye byinshi cyane. Avuga ati nyuma yo gukora ivugabutumwa, nyuma yo gusura abandi bantu, nanone tujye twegera abandi bantu nk'uko yabyiyemeje mu biganiro bye bigiye kujya binyura kuri Hirwa TV Rwanda. Muri aho neza Mama Hirwa? Meze neza? Yego meze neza. Reka dutangire ubwire abantu bakurikiye bari kuri iki kiganiro kureba ababana babaye mu buzima bwo kumuhanda bakagirirwa neza Imana ikabibuka bakaba bafite aho kuba uyu munsi bari batandatu bane birabananira navuga ko bananiranye basubira ku muhanda ababiri nibo basigaye. Nk'iki gikorwa wenda ukoze n'abandi bakoze ugifata ute cyuko wenda n'umuntu nubwo yaba ari umuvuga butumwa nubwo yaba akora ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi ariko abagomba no kwegera ababaye? Iki gikorwa jewe nagitekerejeho cyane undi ko nagiye mbona abandi bantu bafashwa undi ko nanyuze mu buzima mu bakurikiye ubuhamya bwanjye nanyuze muri ubu buzima ntago bwari bwo bunyoroheye rero kugira ngo nongere kumva abandi bana nabo bariho mu buzima nk'ubwo nanyuzemo nubwo ndaje ntabaye ku muhanda ariko nabaye mu miryango itandukanye. Numva iyo umuntu ageze ku rwego ashobora kumva ko ashobora kujya mu gihura kiryamiramo nta muntu umwe wamugirira impuhwe urumva hariyenda nuko ku muhanda byari bitaraho igihe cy'imyaka yanjye ariko byankoze ku mutima byonyine no kugera hano nkareba ubuzima abana babayemo nk'umubyeyi. Mboneraho kubwira abantu bazakurikira iki kiganiro mugire ubumuntu nawe nibigukoraho uzabasure. Nimba ufite abana baba iwawe wicara ukabagaburira mukaganira bakava ku ishuri bakagusanga mu rugo wibuke ko hari abana badafite ayo mahirwe. Mu by'ukuri narabitekereje numva uko Imana yajya inshoboza najya nsura abana cyangwa n'abapfakazi cyangwa n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye ariko numva nahera ku bana. Rero aba bana bakoze ku mutima wanjye byonyine nyinjira hano ndeba ubuzima babayemo inzu barimo ntiwabona mbese nk'ababyeyi mushyigikire cyangwa mufashe buri muntu wese wagize igitekerezo cyo gufata aba bana akabashyira mu nzu kubagabura ntago byoroshye mu by'ukuri ubuzima barimo ntago ari bwiza nawe wagira icyo wabasha gukora wabasura. Yego urakoze cyane Fabri. Amakuru ni meza meze neza neza kabisa. Njya nkubwira ngo iki harya jya umbwira ngo ibintu bizagenda neza nitukihebe kabisa. Bizagenda neza ugenda ubibona ko bizagenda neza ibintu biragaragara tugenda tubibona ko bizagenda neza. Ntukihebe rero sinababwiye ko muzajya musenga muzajya ubona uri kureba ukabona utari kubishyikira neza uba ugomba gukora iki? Kwiyambaza rurema. Mariti meze neza kabisa. Ishuri umubyeyi aje kubasura wambwiye ko wabuze umubyeyi wawe ariko hari abandi babyeyi beza Imana izajya ikoherereza sibyo? Biranshimishije kabisa kandi ndumva nishimye. Nezerewe cyane. Ku ishuri wowe gahunda no kuyishyira ku masomo cyane
imbere cyane rwose. niko bimeze rero mu gihe ndi kubabwira ko umubyeyi nk'uyu aba yabatekerejeho ntabwo biba byoroshye nyine urumva no gufatanya twese kandi nashimira umuntu wese witanga cyangwa se umuntu wese ugira icyo atanga kugira ngo umuntu ubabaye atari n'aba bana uwagize icyo akora ku buzima bwa Martine na Fabrice kugira buhinduke kugira ngo bugende buhinduke ibyo byose hari icyizere cy'uko bizagenda neza Imana ihumugisha ariko nanone muri rusange umuntu wese ugira umutima wo gufasha umuntu ubabaye naho utuye hari umuntu utameze neza aho ugenda mu nzira aho usengera aho ukora hari abantu benshi cyane bakeneye umutima mwiza bakeneye kubabwira neza Mama Irwa aba bana mbere na mbere bakeneye ibiryo bakeneye aho kuba ibyo byose Imana yabahaye navuga ko ari abasamariya ariko nanone ntabwo wavuga ngo umuntu aragukorera ibintu byose umuntu ashaka kwishyurira inzu umuntu ashobora kwishyura inzu wenda undi akaguha ibiryo ariko ugasanga wenda ukeneye kwambara ageze akabazo ukeneye kwivuza wenda ndakeka nta na mituweli bafite abantu bari mu buzima bubi ni benshi ariko ko Imana ishoboje umuntu yakora igikorwa cyiza cyane wari usanzwe ukora ivugabutumwa umuntu utanga ubuhamya bwagiye bufasha abantu gutekereza ko ushobora kubyimurira kuri tele ukajya usura abantu bisaba ubundi bushobozi zabishobozwa n'iki mbisha uvuga ati ndashaka kubyinjiramo nkabikora nkajya nsura abapfakazi ngasura imfubyi ngasura abandi bantu bari mu buzima bubi ni ibintu bikomeye cyane uzabishobozwa n'iki uzabishobora gute ntago byoroshye ariko mfite kwizera hamwe n'Imana kandi mfite n'abantu hari abantu reka bankurikirana nabo bafite umutima wa kimuntu nabo ndakeka ko bazamfasha bazamba hafi kandi n'Imana izamba hafi kuko impamvu ntashatse kuguma ahantu hamwe ngo nsome Bibiliya ushobora gusoma Bibiliya ukabwira umuntu ijambo ry'Imana ariko nyamara yaburaye ushobora kujya hariya ukavuga ngo Imana igira neza ariko hari umuturanyi wawe waraye ubusa cyangwa wambaye ubusa mu by'ukuri rero umuntu mu bushobozi bwe afite ushobora kutajya kuri tele ngo ujye gusura hirya no hino ariko wanyarukira no ku muturanyi wawe mu rusengero ushobora kuba uri mu rusengero ariko usengana n'umuntu no kubona inkweto zo kwambara ari ikibazo rero mu by'ukuri mfite kwizera yuko Imana izabana nanjye nabwira umuntu ngo Imana igira neza ariko nibura nabashije no gutera intambwe nk'ubu ngubu aho nari nibereye nshobora kuba mba nari ariko sinibuke yuko aba bana hano bari bafite ikibazo rero ndagira ngo abantu nubwo turi mu rusengero nubwo tujya gusenga ariko abantu nibagira intego nibagire imihigo avuga ati byibuze ngiye kwiha imihigo cyangiye kwiha intego hari ubuyobozi bwacu dufite inzego za leta ushobora no kujya mu mudugudu waho utuye ukavuga uti ariko ndumva mfite ubushake mushobora kundebera wenda n'abantu 10 nabasha kwishyurira mitiweli ubundi ko kuvuga ngo nk'aba bana ntago bishyuriwe mitiweli ushobora no gusanga aho utuye muri quartier hari undi muntu nawe wabuze amafaranga nyamara wabasha kubimukorera ushobora no kujya ku murenge ukavuga uti nibura ndumva nagaburira abantu 20 nabo bakagufasha abo bantu ukaba wababona nyamuneka ndagira ngo abantu twongere tugire umutima w'impuhwe tugire umutima w'urukundo tugire umutima wo gufasha kuko giye nubwo urambaje ngo impamvu naba naratekereje kumanuka nkajya kuri tele nuko nahuye n'ibibazo ndatagangara ariko nari mfite itorero nasengeragamo nari mfite idini nari ndimo ako mubona senganaga nabo nta numwe wigeze umanuka nganyegere aze nibura mbaze ngo mama Hirwa bimeze gute cyangwa icyo gihe nari ejidia bimeze gute niyo mpamvu yo nanjye navuze ngo oya ntago nzaguma iyo ngiyo ariko ngomba no kumanuka nkajyepfa iyo ngiyo rero nari narumbisha amakuru y'aba bana nanjye ngira amatsiko nanjye numva ngize ishyaka muri njyewe ndavuga ngo mu bushobozi bwanjye bukeya mfite nabageraho rero mfite kwizera ko n'ubundi Imana izagumye kanshoboza kugira ngo uyu murimo niyemeje Imana izamfashe kuwusohoza birashoboka cyangwa bikaba byarakuriye kuba imfubyi cyangwa kutagira umuntu umwitaho nimba hari ikintu kiryoha mu buzima ni ukurerwa mu muryango
niyo mpamvu jewe abana b'imfubyi cyangwa abana bankora ku mutima. Nabayeho ndakeka nari nko mu myaka y'uyu mukuru afite. Rero abana bankora ku mutima cyane by'umwihariko, si ukuvuga ngo nuko wenda natinze kubyara no kuba nanjye ntarabashije kugira amahirwe yo kurerwa mu muryango wanjye ngo nderwe n'ababyeyi banjye. Rero biri mu bintu bituma ngira ishyaka ryo kumva nkunda abana nyirizina badafite imiryango ibarera cyangwa badafite imiryango ibitaho ibakurikirana, ariko ku bw'amahirwe abangaba ubwo bafite ahantu bicaye, bafite nibura bagira neza, barimo kubasha kubishyurira inzu, ariko nabwo kubishyurira ntabwo biba byoroshye. Ndagira ngo nyamuneka abantu dufatikanye, abantu bagerageze turebe ko aba bana dore bagize n'ishyaka ryo gutangira ishuri. Mwakoze cyane, kuraje. Urakoze cyane, wenda tugana ku musozo. Urakoze kusura aba bana, Imana iguha umugisha aho uvanye, Imana ihasubize. Ntabwo gusura aba bana cyangwa se ntabwo kugera ku muntu babaye bisaba ibya mirenge. Ushobora no kubasura bari hano, niyo wabasigira n'icyo cy'isukari cyangwa se ukabasigira isabune, ibintu byabafasha cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'abantu bakeneye ubufasha, bakeneye impuhwe za kibyeyi, bagiye ku muhanda kubera rimwe na rimwe amakimbirane mu muryango, bakabura impuhwe za kibyeyi, cyangwa se ugendeye ku mateka yaranze igihugu cyacu. Dore ko ubuzima bwo ku muhanda kenshi bwagiye bukururwa n'ibyo bintu byinshi cyane, amakimbirane no mu muryango cyangwa se ku mateka mabi yagiye aba ku gihugu cyacu. Hari igihe umwana umusanga ku muhanda nawe atazi uburyo yahageze cyangwa se atarabigizemo uruhari. Niyo mpamvu abana bakwiye kwereka urukundo, aba bazavamwe abantu bakomeye cyane. Njya nkunda kubibabwira. Marite, nakubwiye ngo icyo ugiye kujya kwiga, warambwira ati njye nzaba umuntu ukomeye cyane rwose. uzaba umuntu ukomeye, amahirwe yanjye nyafatirane. uyafatirane. Aba bantu bari kugukunda, abantu bari kuza kugusura, aya ni amahirwe, kandi amahirwe aza rimwe mu buzima. Niyo mpamvu ugomba kubakunda. Umuntu mutagira icyo mupfana akava ahantu kure ari waje kureba, nta bindi bintu ufite wenda uvuga ngo hari izindi nyungu gukurikiyeho, ni umutima n'urukundo abantu bafitiye. Muhinduke, muzabaho neza, Imana irabakunda. Hari impamvu mwavuye mu buzima bwari murimo, hari impamvu muri hano, niko muri mu mugambi w'Imana. Mukomeze mugire discipline nyinshi cyane, munasenge, mwibuke gusenga. Ubundi gushaka ko nyuma ya hano nimumara kujya ku ishuri mwembi tuzajya no kuri ngiye ikintu nakongeraho, ndashima uyu mumeri wagize umutima wo kudusura atatuzi. Mu by'ukuri bikora bake, ndamushima cyane kuba yemeye kutubera umubyeyi akadusura atatuzi. Nkanashima no muri rusange n'abandi bantu bose badufasha, bagira umutima w'urukundo, bakatureba bakatwishimira, bakadufasha batatuzi. Kandi wasanga no mu miryango yabo nabo baba bafitemo abababaye, ariko akakureba wakavuga ati kuko uriya mwana mbonye ameze gutya, nishimiye kuba namufasha, hari ahantu namufasha akagera. Nshimiye abantu bose barimo baradufasha mu byo turimo turakora, abafashije Martine kujya ku ishuri. Nubwo nanjye narajyayo, ariko nizeye Imana yanyuze mu bandi bagafata Martine ko nanjye nzajyayo. Mbese nashima buri muntu wese muri rusange n'uzagira umutima wo kudufasha. tugana ku musozo. Mu mahirwe hari icyo wongeraho? Icyo nakongeraho ni ukubwira aba bana ngo nibihangane, mukomere, ntimuterwe ubwoba n'ubuzima murimo gucamo uyu munsi. Ibyo mubona bibahangayikishije, ibyo byose ntimubihe agaciro. Ejo hanyu ni heza, nanjye ubibabwira. Ejo ubuzima bwari bunkomereye, nari merewe nabi, ndiho mu buzima nk'ubwo mubayemo uyu munsi, ariko nanjye ndi mukuru. Rero mugire namwe intego, ubwo ngo nubwo turiho uyu munsi, nubwo ubuzima burimo kutuzengereza, ariko ejo tuzaba abagabo. Wige uvuga ngo ejo nzaba umuntu mukuru, ejo nzaba umugabo, nanjye ejo nzafasha abandi bana nabo bafite ibibazo nk'ibyo nari ndimo. Rero mugire intego kandi nimukomere, nimuhumure,
hari Imana ifasha abantu, hari Imana imenya abababaye, kandi nanone hari Imana iri gukorera mu mitima y'abantu batandukanye, bazabasura. Rero nimuhumure, ntimugire ubwoba, nimubona ibyo kurya byabuze nimukajye mwumva ko byacitse, sibyo? Mujye mwihangana, Imana izajya ikoresha abantu. Nimuburara uyu munsi ariko ejo muzajya murya, nimubura isabune uyu munsi yo gukaraba, mujye mwihangana, ejo muzajya muyibona. Ntabwo ibintu byose bibonekera rimwe, ariko nimukomere, mube intwari, muzacika intege ngo mwumve mwasubira inyuma, ahubwo mukomeze imbere kuko imbere ni heza. Nicyo mbifurije rero, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. nshimira umuntu wese wari ukurikiye ikiganiro, reka nshimira umuntu wese ufite umutima mwiza wo gufasha abababaye, umuntu wese urebye iki kiganiro akumva ko hari icyo yakora kuri aba bana cyangwa se no kundi muntu wese ubabaye. Imana ibahe umugisha.